urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi, kandi tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Uyu munsi tuje kubaganiriza, ariko tuje dufite intimba, tuje dufite agahinda kubera ibyo tumaze iminsi tubona. Tumaze iminsi, ndetse ntabwo ari kure, n'ejo bundi ku itariki ya 21 Gicurasi, ni muri uyu mwaka nyine, aho umugabo Matata Yozefu wiyita ko ari umurengezi w'ikiremwamuntu, twabonye kuri ya radiyo Ikamba, radiyo twigeze kubaganirizaho tubereka uburyo ikora nka RTRM, ndetse n'abayobozi bayo bishushanya nka Kantano cyangwa se Bemeriki Valeriya wo muri 1994, igihe hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi. Umugabo Matata rero yagize atya ati, baturage, aho yavugaga ni mu karere ka Gakenke, ahamagarira abaturage ngo gushaka imihoro ngo bazateme undi muturage mugenzi wabo ku bibazo bahuriyeho by'amasambu. Mwumve namwe bavandimwe, inshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, aho umuntu uvuga ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho kunga abantu, aho kubagira inama yo kureba uburyo ibisubizo byabo byaboneka, ati mufate imihoro muzamuteme. Ndetse arongera ati, bigeze aho abaturage bagiye kwiyahura. Ati c'est bon. Yabikoresheje mu izina ry'igifaransa ngo se, mu ijambo ry'igifaransa ngo c'est bon, bivuze ngo ni byiza, aranezerewe, umugamba ugezeho, kuko nibyo tumaze igihe tubabwira ko imigambi aba bantu bafite ntabwo ari myiza. Mwirebere iyi video namwe mwumve amagambo, ntitumuhimbira, ni amagambo ava mu kanwa ke. Ndetse yewe baragerageza kimwe n'ako gatsiko bari kumwe bakabihindura urwenya, bakishima pe, bakanashyigikirana. Mwiyumvire, asigaye namwe mwisesengurire. Abaturage basubiyemo ku ngufu bagiye kwicwa n'inzara, baravuga bati twiyahuyemo. Niho nahoze ngira gutya navuga nta baturage ubwo bageze igihe cyo kwiyahura saa sebo, uwo mugore naza ubwo bazafata umuhoro bamurangiza. Oya Matata. Ndagira ngo nkubwire yuko no legitime defense bana barasara bicisha inzara warabakunda. Matata Yozefu wiyita ngo aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu minsi yashize hari umunyamakuru wamukozeho ikiganiro, ngira ngo ni amakabya nkuru. Umunyamakuru witwa Sumani niyo nambaza, ufite urubuga rwitwa Rwanda Rugari. Ariko Asumani mu kiganiro yamukozeho yagaragazaga ko Matata ngo atita ku bibazo by'abanyarwanda, cyangwa se akunda ko ashaka kubateranya, ngo kubera ko atari umunyarwanda, ko ari umunyamahanga ngo ukomoka mu gihugu cya Kongo. Tubifata nk'urwenya, ariko aho asohoreye aya magambo y'urukozasoni, aho asohoreye aya magambo adagize atandukanye namwe ya Kambanda washoboraga abaturage ngo nibajye ngo kurwana n'inkotanyi bakoresheje ngo ubuhiri, ngo inkotanyi ngo nta mbaraga zigira, ngo bazabaha imbunda nabo bazirase. Uyu munsi nkaba mbona amasomo yo muri 1994 ntacyo yatanze. Umuntu w'umusaza nka Matata wiyita ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ahamagarira abandi baturage gufata imihoro, wa muhoro muri 1994 uragarutse, ngo bajye gutema mugenzi wabo.
ukumva bikojeje isoni, biteye ikimwaro, biteye agahinda. Matata Yozefu ari mu gatsiko kamwe na bamwe dusanzwe tumaze iminsi tubabwira nanone mu biganiro binyuranye, aribo abo bamusabye Imana, za Jambo Asbel, ba Ingabire Victoire Umuhoza, ba Thomas Nahimana, abo ba Jean Paul Ntagara twise Kantano, ba Paul Rusesabagina, ba Cyuma Hassan Dieudonné. Hari n'undi uherutse nawe ikiganiro twakibagijeje ejo bundi, Uwimana Nyesi Nkusi, ba Aimable Karasira na ba Rashidi, bahora muri byacitse n'abandi. Niyo mpamvu muri iriya video mwabonye Matata atinyuka akavuga ngo abaturage bageze igihe ngo biyahure, ati c'est bon, n'igikumwe rwose nk'urukurata igitego, nk'urukurata ikipe ye yatsinze, ikipe ye yegukanye igikombe. Erega n'ubundi umugambi twarabibabwiye inshuro nyinshi, umugambi ni ukugeza abaturage ku rwobo kurinda iyo biyahura. Urakoze Albert Rukera ntari ku kiganiro cyiza utugejejeho kandi ukomeje kutugezaho, cyane cyane kuri iri buriro ahantu ugeze uravuga uti aba bantu bafite umugambi wo kugeza abaturage ku rwobo rw'urupfu, barimo gushora abantu babakangurira kwiyahura. Ibi bintu binyibukije ikindi kiganiro nigeze kumva, ntituza kubona umwanya ndakigarukaho, kuri Matata Yozefu. Hanyuma wowe wabanye n'abantu bameze nka Matata, umubare kuvuga iryo jambo gutyo, urabizi neza ko wigeze guca mu nzira zijya gusa n'izabo, ariko umenya ubwenge kare, witandukanya nabo, ugera ubona igikwiye, ukaba ubazi neza ku buryo buhagije. Matata Yozefu yageze mu Bubiligi ate, yaje avuga iki, yari muntu ki, ugereranyije naho ageze ubu ngubu, itandukanyirizo riri hehe? Watubwira uko ubibona? Urakoze muvandimwe. Matata mumenya ndumva ari ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2002-2003. Yari umusaza mwiza ucishije makeya, muganira, ukumva mu bitekerezo bye harimo ubumuntu, ukumva iyo avuze, cyane cyane ko nanjye nari nkiri muri urwo ruhande rw'abarwanya leta y'u Rwanda, ariko twaraganiraga ukumva muri we harimo ubumuntu. Ikibazo rero naje gutungurwa no kubona ariya magambo, ariko ndavuga nti karabaye, amasomo yarinjiye, kuko ukurikije abo amaze igihe agendana nabo, akorana nabo, biragaragara ko yatojwe kugezaho nk'umuntu uvuga ko aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, yihandagaza ku muyoboro, reka nyite televiziyo nanjye, izarebwa n'isi yose, ku muyoboro urebwa na buri wese, uzi ko ari abana, ari abasore, ari inkumi, ndetse n'abasaza, abantu bari mu bibazo, nk'uko bavugaga muri icyo kiganiro cyabo ngo abantu bishwe n'inzara, wowe igisubizo urimo kubaha ni ukubashumuriza mugenzi wabo bafitanye ikibazo, ngo bagende bafate imihoro. Icyo kintu na n'uyu munsi ndakivuga nkumva mfite ikiniga, bafate imihoro bajye kumutema. Warangiza ukongera uti bigezeho abanyarwanda bashaka kwiyahura, c'est bon. Uvuga ngo uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ubwo rero naratunguwe kubona icyo kiganiro, nabanje gukeka ko nibeshye, ariko kubw'ibyago nsanga ni ukuri. Ndagira ngo nkusabe ugire icyo wabwira urubyiruko ruri mu Burayi, cyane cyane urubyiruko bahoza mu myigaragambyo,
urubyiruko batajya babwiza ukuri rutazi amateka y'igihugu, babarira umfashe ugerageze urebe ukuntu wabaha inama ugira abo ubwira kandi urabazi, niba hari n'amazina ntugire n'isoni zo kuyavuga kuko ibi bintu birakabije, nitureba nabi tuzasubira muri 1994. Muvandimwe Theophile, nibyo inama zo guha urubyiruko, nta munsi tutagira urubyiruko rwacu inama, ndetse tukazigira n'abo bitwa ko bashesha akanguhe, twibwiraga ko bafite ibitekerezo ko byabaye isomo, ariko se ryahe ryo kajya yewe n'umusaza nka Matata atinyuka kuvuga ngo abantu bafate imihoro. Ndetse uribuka ko no mu rubanza rwa Kabuga ahanini ikibazo kizamo nanone ni imihoro. Umuhoro nubwo ari igikoresho cyari gisanzwe gikoreshwa mu ngo z'Abanyarwanda, ariko umuhoro wabaye ikibazo. Ntabwo nshobora kwiyumvisha ukuntu umuntu nka Matata ashobora kuvuga ngo mufate imihoro mu bateme, ukagira ngo ibyabaye nta somo byasize, mu gihe Abanyarwanda twese turi muri ibi bintu ntibizongera ukundi. Matata n'amashumi ye ntacyo bibabwiye. Mwabibonye inshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, namwe mwese mutureba mwabibonye ukuntu abandi babihinduye urwenya baraseka, nk'abamubwira bati aho, bakavuga bya nyirarureshwa ngoya, ariko mu bigaragara abavugiye ibyo bashakaga kumva. Biteye agahinda. Urubyiruko rwacu nk'uko nitandukanije n'ikibi, ndabasaba ngo mwime amatwi ababashuka, bashaka kubashora mu rwobo, bashaka kubashora mu bwicanyi. Binyibukije ejo bundi wa mupolisi w'umukongomane za Rucuro ari guhamagarira abaturage ngo nibafate ngo imihoro. N'umuturage noneho nkumva yashyize ubutumwa bw'ijwi, ariyo bita message audio, nayo iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ati nibyo, ati byo shefu wa polisi yavuze nibyo tugomba gukurikiza, ati Abanyarwanda turabazi, ibyitso biturimo turabizi, abo bohereza kutuneka turabazi, mufate imihoro, ati tubateme. Iyi si iragana he? Ejo bundi twakoze ikiganiro tuvuga tuti ese ibi byose baba bari kubikora, aka kaduva baba barimo gushaka kugakoresha kugira ngo baburizemo ya nama bashatse kuburizamo kuva kera igiye kubera mu Rwanda ya Cogama. Ariko niba ari nabyo, ndagira ngo mbabwire ko ntabwo bashobora kubigeraho. Mukurikije ubutumwa Sankara, umwe witwa Karixte, umwe ufunze yabagejejeho, avuga ati twagerageje ibishoboka byose ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda, ariko byaratunaniye, ati ntacyo mwazageraho. Ndagira ngo mbabwire ngo muce bugufi, nawe Matata uko ungana, uko uri umusaza, wakagombye kuba wubaha, wakagombye kugira abana inama, uzwi nk'umuntu ngo uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ntabwo ari uguhamagarira abantu gufata imihoro ngo bajye gutema bagenzi babo. Guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ntabwo ari ukuvuga ngo Abanyarwanda bagezaho kwiyahura, wowe ukoze yubire rwose yo kwishima, umudendezo urakwiriye, uzamuye igikumwe ngo sayiye. Ariko Albert Rikera-Ntare nk'umuntu wari mu Rwanda muri 1994, wakurikiriye hafi, wabaye
mu ntambara zose, wari ufite akazi gatuma ugira amakuru ushobora kumenya ibibera mu gihugu. Ubona jenoside yakorewe abatutsi, ubasha no kugendana n'abandi, murahunga mugeraho mugera no muri iki gihugu cy'Ububiligi. Ibintu byose wabonye, ubona mu by'ukuri nta hantu byaba bifitanye isano n'ibya guverinoma y'abatabazi na ba Kambanda n'abandi, kuko ririya jambo numva hari ikintu rikwiye gukorwaho mu by'ukuri, abantu bakarikoreraho ubusesenguzi buhagije, zaba n'inzego za leta, zaba n'inzego mpuzamahanga, bose bakagira icyo babikora. Wowe ubibona ute? Nta sano bifitanye na biriya bintu by'icyo gihe cya jenoside yakorewe abatutsi? Urakoze kuri icyo kibazo umbajije. Ndagira ngo ngusobanurire nkoze icyo mu gifaransa bita paralelisme, ni ukunganisha no cyangwa se kujyana ibintu umujyo umwe. Bivuze kare mvuga ni ukuntu Kambanda kimwe n'abandi bayobozi bari mu buyobozi muri leta yakoraga jenoside, aho bahamagaraga abaturage ngo dore mfite imbunda nanjye, ngo namwe ngo mwayigira, ngo batangiye gutanga intwaro zo kuha abaturage ngo bajye kurwana. Abandi bakababwira ko inyenzi ngo hari imihirimbiri zirya ibitiritiri, bishatse kwerekana ko ari abantu badafite epfo na ruguru, ko uwo ari we wese yabifasha. Kambanda we yageraga avuga ati ntibabakange, namwe muri abasore, dufite abasore b'imigirigiri, mwabifasha. Ariko ibyo abenshi ntabwo babonaga ko ari propaganda yo kohereza abantu kumarana. Aho ngaho niho ngaruka kuri Yozefu Matata, kiriya kintu yakoze cyo kumva ko abaturage, rega si nawe wenyine, kuko yari kumwe na Ntagara, yari kumwe na Marijane, yari kumwe n'uwitwa niba ari Munyabagisha, ntabwo mbibuka bose neza amazina. Bati abaturage bishwe n'inzara, hari gahunda za leta ziriho, ariko bo barashaka muri ya gahunda gukomeza kugunganisha leta n'abaturage. Ati ahantu nta hanyu, murashonje, uragiye kubicisha inzara, mufate imihoro mu muteme. Gufata umuhoro bagatema umuntu ni nka bya bindi ngo abicishije inzara, ni nka babandi bavugaga ngo inyenzi ziraje, zije kubatwara igihugu, zizanye ingoma ya cyami, muzice, ntabwo dushaka gusubira ku ngoma ya cyami. Ni kimwe rero na biriya byo kuvuga ngo uramubicishije inzara, murabisobanura. Kandi wasanze wumvise ko igihe Marijane yavugaga ko no kumenya uturere, akarere baherereyemo, bo bashatse no kugendera ku makomine, no kumenya amakomine ahana imbibi aho ngaho birabananira. Ntibazi n'igihugu barwana nacyo, dore ko bivuze ngo ntibazi amateka, ari politike igihugu kiri kugenderaho, ntibazi ibibazo nyakuri by'abo baturage, uretse kubibona abaturage bari kwisobanurira itangazamakuru, ariko ntabwo bazi ikibazo nyamukuru. Noneho ni wo umwanzuro ni fata umuhoro ujye gutema umuntu. Abandi nabo bagakoma amashyi, bagaseka rwose, biraryoshye. Mu gihe ntaho bitaniye ikintu mveba hariya cyane, ni nka wa wundi wiyise ngo ni intwari, ngo yakijije abantu muri Mirikorine, akajyaho ku isi yose rwose akogera, akaririmba nawe, ariko bwacya mu gitondo akaba akoze ibitero byo kumara abantu, iyo za Nyungwe, za Nyabimata. Ubwo se ubutwari burihe? Kabone koko niyo yaba yarakije abo bantu, ariko akajya kurimbura indi mbaga, ubutwari burihe? None se ko ari byo by'ibyo Matata uvuga ngo arahanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, agahamagarira abaturage ngo gufata imihoro,
umuhoro wakoze ibara muri 1994 nibafate imihoro bajye gutema umuntu, akongera ngo abaturage bageze aho gushaka kwiyahura ngo bravo. Ahubwo ndibaza ibi bintu imiryango itegamiye kuri leta ndetse na byandi bita ngo za Amnesty International cyangwa ngo za Human Rights Watch, za DRB izo ngizo cyangwa zayibuka n'andi mashyirahamwe bari bakwiriye guhagurukira kurwanya biriya bintu, ndetse byaba ngombwa uriya mugabo bakamushyikiriza ubucamanza akisobanura kuri ariya magambo. Muhabonye muri bihugu by'i Buraya ndetse n'ahandi, iyo haje kuvuga amagambo aterekeranye cyangwa amagambo y'urukozasoni nkariya, inzego z'ubutabera zirahaguruka zikasiganuza nyiri kuyavuga. Bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo, ntabwo tujya muri byinshi, ntabwo dukomeza kuvuga iby'agahinda kacu twatewe n'amagambo y'urukozasoni ya Yozefu Matata. Icyakora icyo tubasaba no kugira ngo mwisesengurire, murebe igikwiriye, mudufashe kurwanya ibikorwa nka biriya, mudufashe kurwanya imvugo nka ziriya. Abanyarwanda turashaka kubaka ubumwe, Abanyarwanda turashaka kubaka, turimo guharanira ubwiyunge. Abanyarwanda turashaka kubaka igihugu cyuje umunezero, umutekano, kandi neza turabyemera ko nta byera ngo de, ibibazo bishobora kubaho, ariko tubikemure mu bwumvikane. Ntabwo ibibazo byakemuzwa umuhoro, ntabwo ibibazo byakemurwa n'amahiri, ntabwo ibibazo byakemurwa no kumena amaraso. Ngewe ku ruhande rwanjye na mugenzi wanjye dufatanije uru rubuga, kuyobora uru rubuga, Kagabo Theophile, turasaba ngo mudufashe kandi muduhe inkunga yo kurwanya ibitekerezo nka biriya bigayitse by'urukozasoni. Murakoze, Uwiteka abaragire.